Reka mbasuze kandi mbifuze byiza mwe mukomeje kudukurikira kandi mudasiba kudukurikira umunsi ku wundi. Reka dusuze by'umwihariko n'abakunzi bacu bari muri diaspora aho bari bumve ko tubaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nyuma y'igihe kinini rero umuhanzikazi Vestine atagira ikintu atangaza rero ku byari bimaze iminsi bimuvugwaho by'umwihariko nyine ku mugabo we Idrissa. Ubu ngubu yongeye agira icyo abivugaho by'umwihariko ku rukuta rwe rwa Instagram, ndetse si we wenyine gusa wabivuzeho, dore ko n'uwo baririmbana Dorcas nawe yamufashije rwose ku icyo kintu, hamwe na Murinzabirene bose bafatanyije hamwe baravuga bati reka twamagane iki kintu. Miss Muyango akomeje kwibasirwa n'abantu benshi bagiye batandukanye nyuma yaho rero amaze kugirana ikiganiro gica kuri TikTok cyangwa se live ica kuri TikTok n'umusitari Godfather, aho Miss Muyango yatangaje amagambo akomeye cyane avuga ko iby'umugabo atakibikozwa. Uti ibyagenze gute rero? Ku munsi w'ejo rero amurukerera cyane rwose mu masaha ameze nk'ari nka saa 9 za mu gitondo, nibwo umuhanzikazi Ishimwe Vestine yashyize ku rukuta rwe rwa Instagram, by'umwihariko ahashyirwa amashusho ajya amasaha 24, no kuvuga nyine kuri story, aho yashyizeho amagambo avuga ati ni fake account cyangwa se ibi na account mpimbano yabipostinze. Ni nyuma yaho inkuru yari imaze gutrendinga ku rukuta rwa Instagram, aho yari imaze kurebwa n'abantu benshi cyane ndetse itangwa n'ibitekerezo bigera kuri 200 birenga, aho ari umuntu witiriye rero umuryango wa Vestine ndetse na Idrissa. Ubwo birumvikana na account yitwa gutyo, aho yagiye apostinga amagambo akomeye cyane, ni amagambo yuje urukundo. Wabonaga rwose ko ari nka Vestine wayapostingaga nyine ari gutomagura umugabo we Idrissa. Ni ifoto ya postinze rero ya Idrissa, aho yari yicaye imbere hateretse imashini. Idrissa yambaye ikoti ryiza cyane, dore ko uyu Idrissa atakunze kugaragara cyane mu mafoto. Kuri inshuro rero ni ifoto twavuga ko yari nshya, aho rero yapostinzwe n'uyu nyine warabe yitiriye, agenda avuga amagambo atomagura umugabo, no kuvuga nyine yishyize mu mwanya wa Vestine, arangije amutomagura amubwira ko rwose amukunda. N'amagambo menshi cyane yavuze, by'umwihariko nyine n'amagambo menshi y'urukundo, ariko akaba yavuze rero mu rurimi rw'icyongereza. Gusa ibi Vestine yabifashe abirya screenshot, arangije posting rero kuri account ye, aravuga ati iyi ni fake account. Yanashyizeho rero n'indi foto nyine igaragaza ko iyi account ari impimbano. Ni nyuma y'uko uyu muntu aramaze gukurikirwa n'abasaga 3,000, dore ko n'abandi rero bareberera hafi uyu Ishimwe Vestine bagiye bamufasha rero bagatanga ko ari fake account. Nuko nyine uyu Vestine atari wabikoze. Mu gihe abantu benshi bari batangiye mwadukira avuga bati turongeye turishimye, turongeye kumva uvuze icyo bivugaho nyine ku mubano wanyu. Dore ko nyine uyu Vestine agiye araceceka cyane ndetse agenda ahunga n'imbuga kure cyane. Irene Murindabi nawe yamufashije, aravuga ati iyi account ni impimbano, dore ko na Dorcas nawe atabiciriye, arangije aravuga ati iyi account ntimuyizere, iyi ni account y'impimbano rwose. Bishatse kuvuga ko nyine atari Vestine wabipostinze. Akibaza bati amaherezo y'ibi bizagenda bite, ukuri kuzamenya gute? Dore ko uyu Vestine atari kugaragara nyine ku mbuga nkoranyambaga, dore ko n'abakunzi be bakunze kumukumbura cyane, bakunze kubigaragariza mu mapost agiye atandukanye. Nawe uri kumva iki kiganiro wasanga umukumbuye, ariko uratubwira si muri comment. Miss Muyango twavuga ko kuri iyi nshuro atameze neza cyane, by'umwihariko n'abakunzi be nyine bakomeje kumwisibasira cyane. Ni nyuma yaho agiranye ikiganiro live, ari kuganira rero n'abantu benshi bagiye batandukanye, by'umwihariko harimo na Godfather. Uyu akunze gukoresha urubuga cyane rwa TikTok, by'umwihariko akayobora ama live agiye atandukanye. Siwe gusa ruri kuri iyi panel, dore ko hariho n'umupastor. Ahangaha rero akaba ariho Miss Muyango yavuze ukuri, avuga ikiri ku mutima, dore ko uyu Miss Muyango yavuga ko yazinutswe ibintu bijyanye n'abagabo. Uyu pastor yamubwiye ati Miss Muyango komera cyane, izere ko Imana izaguha umugabo, ngaho mvugira uti umugabo ndamwakiriye mu izina rya Yesu. Miss Muyango gusubiza ati nanjye ndamwakiriye. Yamubwiye ati pastor ubiretse ibyo bintu. Bivuze ko uyu Miss Muyango ibintu rwose by'abagabo byamukoza habi.
Byamukoze habi rero, dore ko adashaka no kubyumva. Ni ibintu rwose twavuga ko uyu Miss Muyango yashyize ku ruhande nyuma y'uko amaze gutandukana nyine na Kimenyi. Uyu ni umukinnyi rero waramamaye cyane hano mu Rwanda, dore ko byavuzwe ko yagiye mu Bushinwa. Yavuze ko yagiye mu Bushinwa. Uyu Miss Muyango rero yabivuze avuga ati njye ndashaka kwishakira amafaranga, ibindi simbizi, nimundeke rwose mumbabarire mumpa agahenge. Dore ko uyu Miss Muyango ari kumwe nyine n'umuhungu wabo, akaba nyine ari umwana bafitanye bombi na Kimenyi. Gusa Miss Muyango nibwo yavuze ati iby'abagabo mu byihorere, ntabwo yiruye avuga ati twapfuye iki cyangwa se byagenze uku n'uku, byose byakomeje kujya mu rujijo. Yagira ngo mubanze mwumve aka video gatoya. Ngaho akira umugabo mu izina rya Yesu ngo amen. Oya pastor buretse sha. Oya amen. Ndi kukwigisha gutya. Oya ureka nkubwire sha. Umva waze ngufasha. Umva gatoya. Tega amatwi. Pastor urabizi ko mukunda. Ndabizi ko mwumva nyine umva icyo ushaka kuvuga. Ndabizi by'abagabo binkuye mu bwonko. Nishakira amafaranga, by'abagabo narabibonye, narakunze. Ndakunda ariko aho byangejeje yo nari mpfuye. Ntabwo naguseka Muyango, hari igihe ikintu kikwikubaho cyane ukageraho ukaba degute, ariko nukubona umuntu agenda sha nukuri nukuri reka mubwire umuntu Muyango w'umusazi bakabona umugabo witonda. Muyango yananiye umugabo, yakoze ibi, akosha uwababwira, uwabereka agahinda, uwabereka kandi nawe umugabo aje hano sha nta kibi yavuga. Izahabu yimaze kunyura mu muriro irahenda. Yama. Yes. Yesu ashimwe. Ahimbaze. Murumva ko ari we? Uvuge ariko zahabyemera. Ntabwo ari none ahangaha ntabwo akeneye umugabo, akeneye gukira. Ariko ntibibujije ko Imana ibimubwira. Reka nabimubwire niba kubwiye ngo Imana ngiye kuguha umugabo byemere, kuko muri future umaze gukira umutima, muri future yawe uzamubona umaze kumera neza. Haleluya. Kuko Imana nayo ntabwo ari umusazi kugira iguha umugabo nona, kuko irabizi ko utabishobora, ariko irakubwira ati mwana wanjye nzongera nkubakire neza muri future. Sibyo? So ntukabyamagane. Ngaho akira umugabo mu izina rya Yesu ngo amen. Oya pastor buretse sha. Umuhanzi Itaiwacu Bruce cyangwa se Bruce Melody yamaze kwerekeza hariya muri Kenya, ahari muri tour yo gusakaza indirimbo ye nyine Pom Pom. Ni indirimbo yakoranye n'umuhanzi Diamond Platnumz, akaba ari indirimbo ikunzwe cyane. Uyu Bruce Melody yageze hariya muri Kenya, aho yatangiye kuzenguruka muri media, no kuvuga nyine ibitangazamakuru byari nyine muri Kenya, dore ko uyu Bruce Melody atari n'ubwa mbere agiye hariya muri Kenya nyine, by'umwihariko mu gutangaza indirimbo ze. Murabyibuka ko umunsi yakoranaga indirimbo Shaggy na Shaggy nyine wa She's Around. Uyu Bruce Melody yajyara muri Kenya cyane, indirimbo barayikunda cyane. Kuri inshuro rero Bruce Melody yajyara muri Kenya mu rwego nyine rwo gutegura n'ibitaramo afite muri iyi minsi, dore ko byanavuzwe ko ashobora gufatanya n'umuhanzi The Ben. Ariko The Ben nubwo yamaze kubyamaganira kure, ariko hari inkuru zivuga ko uyu The Ben ashobora rero kuzamara cyangwa se kuzemera nyine bakajyana muri ibi bitaramo. Nyine ni ibitaramo bizagenda bizenguruka mu ntara zigiye zitandukanye, by'umwihariko mu Rwanda. Uyu The Ben nubwo yabyamaganiye kure, ariko amakuru avuga ko yabyamaganiye kure nyuma y'uko ibiganiro bitari byakanogejwe, akaba ariyo mpamvu rero uyu The Ben yabihakanye. Turitegura The Ben ndetse na Bruce Melody mu ntara. Ibi bitaramo bizaba bimeze gute? Uko bisa kose bizaba ari ibicika. Ese kwinjira zaba ari ubuntu cyangwa bazaba ari ukwishyuza? Byose tuzakomeza tubihanga amaso. Gusa mwibuke ko aba bahanzi bose bafite igikundiro, kandi mwarabibonye muri Beka Arena, ni ibintu bose byagenze neza. Reka twizere ko no mu ntara bazatanga ibyishimo bidasanzwe. Amakuru yo yacu nakagaruka, gusa icyo nagusaba no kwakanda subscribe, ugafungura inzogera kugira ngo nyine byose byiza birano bitazigera bigucika.
kimwabanye nyitwa kandi ndabashimiye.